Inshuti bavandimwe bakunze ijambo Ribohora TV, twongeye kubashimira muri aka kanya. Murabona ko ahantu nibereye mu modoka ndicaye rwose ndatuje meze neza. Ndashima Imana ko ikomeje kundinda. Maze iminsi myinshi cyane tutabonana, maze iminsi myinshi cyane nta butumwa bwiza bunyuraho, ariko suko nagiye kure yanyu. Ndahari kandi ndabakunda cyane, ndabakumbuye, nkumbuye ko twongera tukaganira ku ijambo ry'Imana. Ubu rero nagarutse rwose, kandi mbashimira kuko inkunga mudutera umunsi ku munsi. Abakora subscribe mwabibonye ko twanagejeje sub 1000, mwabibonye, mwabyitegereje. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha uturuka ku Mana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera ubagereho. So rero nongera kubamenyesha ko iyi ndirimbo ni ya ndirimbo mutegereje rwose kubona video yayo, n'izindi ndirimbo zigiye kwikurikira nyinshi cyane. Mwitegure n'abaririmbyi beza tuzajya tuba turi umunsi ku munsi. Nubwo yabigoye, ariko Uwiteka Imana, gukora umurimo w'Imana nta gihombo kibamo. Izina ry'Uwiteka rero rikomeze ribaho mubashe kuhabwa umugisha uturuka ku Mana Data wa twese. Buri muntu wese rero wagize uruhare rwe kudutera inkunga, gukora subscribe, kulayikinga, kureba mbega ndetse no gusharinga, turabashimira kandi bituri ku mutima. Indirimbo rero ni indirimbo nziza yageze ku mitima ya benshi. Ni ukuri mwarayikunze, ariko noneho tugiye kubazanira clip. Aka clip rero mukitegure. Kingura nyingurira mwinjiremo, umutima wawe uranezerwa, wemeye yuko winjiramo. Urugamba rwanjye na Satani, Yesu niwe ngabinkingira. Kuba muri we byarantinyuye, ayasubizamo imbaraga. Ati kingura nyingurira mwinjiremo, umutima wawe uranezerwa, wemeye yuko winjiramo. Ati kingura nyingurira mwinjiremo, umutima wawe uranezerwa, wemeye yuko winjiramo. Akaririmbo mujye mugakurikirana. Aka karirimbo katwibutsa ibihe tuba twaravuyemo. Akaririmbo katwibutsa ko iyo dutewe na Satani, Yesu ari we murengezi wacu. Ngo iyo uri mu isi, Yesu ni